ikaze mwebwe mukurikiye ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Marpas. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kureba mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Ariko by'umwihariko byose biganisha kuko uri mu muntu w'ukuri. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'agati k'inkubirane mu kugira ngo tugere ku byiza. Bazamenya ukuri, uko niko kuzaba batura. Isi iragenda ihinduka cyane bitewe n'imico mbonera, ubwamamare ndetse n'iterambere. Uretse n'ibyo ngibyo, iterambere ry'ubwenge bukorano artificial intelligence ndetse n'iterambere mu guhindura ibintu byinshi byagiye bihindura ibintu kuruta uko twabibonaga mbere. Ubu abantu bashobora kwihindura uko bashaka gusa, bashobora kugira imbaraga zidasanzwe, bashobora gukora ibintu mu buryo bwa vuba kandi bwihuse, ndetse abantu bashobora guhitamo gukora ibyo bashaka kubera iterambere ry'icyitwa freedom ryagiye mbere cyane. Binavugwa yuko vuba ahangaha hazavuka imana y'ikoranabuhanga cyangwa ishingiye mu kugendera ku makuru y'ikoranabuhanga, dataisme. Ibyo ni ibyanditswe n'umugabo witwa Yuval Noah Harari mu gitabo yise Homo Deus. Si ibyo umunsi nshaka kuvugaho none. Uyu munsi nshaka kuvugaho inkuru yababaje, iteye agahinda kandi cyangwa idasanzwe y'umusore muto washimishije agakora ku mitima ya benshi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, gospel. Mu myaka yashize bikarangira agiye mu ndirimbo zisa nk'izakahebwe. Ubishyize ku munzani bisa nkaho yarohamye rwose. Ni n'uwo gusengerwa. Gusa burya buri wese agira amahitamo, bishobora kuba ari nayo mahitamo ye ndetse ari nawo murongo yahaye ubuzima. Gusa bishobora kugira isomo biduha. Uko turushaho gukora ibyiza cyangwa gukora ibintu bishobora no gushimisha bikanafasha abandi mu by'iyobokamana, niko n'indi mico yindi igenda idukurura kandi dukururira ahandi hantu hatandukanye n'aho turi. Uyu munsi umuntu ushobora kubona ari umuntu w'Imana atunganye rwose, ejo ukamubona mu bindi bikorwa. Sinavuga ko Jota yahindutse cyane ku buryo ataba ari umuntu w'Imana, ariko igihari atandukanye rwose n'uwo twari tuzi. Mu binyamakuru bitandukanye ndetse n'abandi bantu bavuze kuri iyi nkuru, bo bababajwe ndetse bumva rwose batewe inkeke n'uburyo Jota yahindutse. Reka turebere hamwe amakuru ya Jota. Uyu wahoze ari umuhanzi mwiza mu ndirimbo zo kurimba no guhimbaza Imana, agahinduka umutransgenders wihindura, agatandukana n'uko yavutse. Ushobora no kumwita umutinganyi, mu nyito twabyita kugira ngo tubyumve neza. Jota wamenyekanye cyane mu ndirimbo nk'izi ngizi. Izi ndirimbo zakoze ku marangamutima ya benshi, zifasha benshi kwegera Imana ndetse no kwihana. Bamubonaga nk'igitangaza cy'umwana wari ufite imbaduko, wari ugiye kurema isi yo kwiyegereza Imana no kwegera Yehova biruseho. Mu buryo bw'abantu bakunda indirimbo zihimbaza Imana, uyu yari igitangaza rwose. Yasaga nk'umucyo wari urasiye mu mwijima, wari kuzatamurura ugakora byose, ukamurika maze ukabonesha inzira nziza ku bantu bava mu mico itandukanye. Gusa ibi siko byaje kurangira. Kugeza aka kanya ubu afite irindi tandukaniro ry'umuntu yahoranye. Jota yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1998. Ni mu mujyi wa Guajara, Mirima, Rondônia, ni muri Brazil. Yakundaga kuririmba kuva afite imyaka 6, aho yasohoye album ye ya mbere n'indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, izi zizwi nka gospel, yitwaga Su um Milagre. Deus de paz, Deus de glória, Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Atangiye kuzamuka uko yagendaga akura, yari umwana ufite impano itangaje kandi uyigaragaza, ndetse nabo mu muryango we babimufashagamo nk'ababyeyi be n'abandi, kuko baga muri icyo gice runaka cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, ari n'abayobozi mu itorero runaka ry'aho yasengeraga. Ku myaka ya 12 yagiye mu irushanwa ryitwaga Programa Laura Gil, maze aratsinda rwose, akoze performance nziza y'amarangamutima, aho yahise akundwa n'ikigo cyitwa Central Gospel kimukorera album ya mbere yise Essential. Yaje kumuha agaciro gakomeye
ituma atangira kuzamuka mu buryo budasanzwe. Ibi byamuhaye igikundiro atari muri Brazil gusa cyangwa muri Amerika Latine cyangwa Amerika y'Amajyepfo, ahubwo no muri Amerika myizina, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Burayi, muri Afurika ndetse n'ahandi, bitewe n'amarangamutima uko yari umwana wari ufite impano idasanzwe, yaba mu ijwi ndetse n'uko yitwaraga. Yarakomeje ndetse akomeza gukora izindi alubumu, hariho nk'iyitwaga Guerchao de Jesus. Yaje no gutsindira ibihembo bitandukanye yaba mu gace ko muri Brazil, Amerika Latine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igikomeye muri ryo cyitwa Latin Grammy. Ibi byatumye Jota aba umwe mu bahanzi beza baririmba indirimbo zihimbaza Imana, yaba ku mbuga zicuruza umuziki w'indirimbo zihimbaza Imana nko kuri YouTube ndetse n'ahandi, Spotify ndetse n'izindi mbuga. Yari umwe mu basore bakiri bato ndetse n'abahanzi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana bakunzwe ku isi muri rusange, dore ko hari n'indirimbo runaka ze yari afite kuri YouTube zari zararebwe n'abarenga miliyoni 100. Gusa ibi siko byakomeje. Ahagana mu mwaka wa 2017 hari impinduka zabaye. Mu mwaka wa 2018 yashyize hanze alubumu mu rurimi rw'Icyesipanyolo yise Muéstrame tu Gloria, yakunzwe cyane mu bihugu byinshi, byerekana ubushobozi bwo kugera ku bantu benshi kandi mu buryo bwiza. Ibi byamuhaye igikundiro gusa, noneho bitarenze gusa muri Amerika Latine ndetse no mu gace yari aherereyemo, ahubwo no mu ndimi mpuzamahanga atangira kumvikana ndetse nko kugaragara nk'umwana ufite impano. Mu mwaka wa 2020 asa n'uwahinduye ubuzima bwose. Uyu musore wari umenyerewe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gospel yatangiye kugira imico itandukanye. Iki gihe nibwo yatangiye kugaragaza itandukaniro ry'imiziki yakoraga, ava mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana atangira kwinjira mu muziki usanzwe secular. Nanone yatangiye kwerekana ibitekerezo ngo yari afite bishya, maze yatangiye kuririmba indirimbo zo mu njyana ya pop, reggaeton ndetse n'izegera ama R&B. Icyo gihe yahise atangira ku ndirimbo yitwa Aventurero. Paleta suar, seu perfume vai sentir. Vai derrubar no banco do carro, ver o nome dela salvo no meu telefone. Ostentando grana, pegando várias, memorando em nome. Yaje ni nk'amahara kubiri y'abantu bashya bumvaga yuko aje mu yindi si bamwishimiye. Gusa amatsinda menshi y'abantu nabo bari bababaye kuko yari asa n'uwabatengushye cyane. Si ibyo byababaje abakristo bamukundaga n'abandi, ikirutaho ni ukwihinduza agatangira no kuvuga ko yiyumvamo kuba umugore, ndetse yihindura igitsina ahinduka umugore. Gushyigikira aba bana bahuje ibitsina, abihinduza ibitsina ndetse n'abantu bashobora kwiyumva mu buryo butandukanye ku bijyanye n'ibitsina. Yahise akomeza gukora ibintu bisa nk'ibidasanzwe. Abenshi bavuze ko uyu mwana asa n'uwahanzweho cyangwa hari indi mbaraga iri kumukoresha. Gusa yakomeje n'umuziki we kuko yahise akora indirimbo yitwa Pesao Carita. Iyi ndirimbo ye noneho yateje urunturuntu ndetse yatangiye guhinduka, anihinduza isura cyangwa atangira kugaragara bitandukanye n'uko yari ari. Ibirenze ibyo byo kuba umusore wavutse ari umusore kandi ugaragara atyo, yahise yihindura umugore ndetse atangira kugira imico nk'iy'abagore no kwishyiraho udukarishya buranga dukabije, byatumye ahinduka rwose. Abamurebaga basaga nk'aho yahanzweho rwose, ndetse bamwe batangira gutegura uburyo bumva bamusengera. Gusa uyu musore we yavugaga yuko aya ariyo mahitamo ye. Kimwe mu bintu bibabaje ndetse biteye inkeke ni uko abagize umuryango we ndetse n'abandi nabo byabagoye cyane kubyumva. Gusa hari amakuru avuga yuko uyu musore rwose ubuzima bwe nawe bwahindutse cyane, ku buryo abamureba babonye yaratangiye kwigunga. Hari ababihuza n'uko hari amagambo menshi yagiye abwirwa ku mbuga nkoranyambaga amusebya, amutesha agaciro n'amuvuga nabi nk'umuntu wari warahisemo nabi, ariko nanone abandi bakavuga yuko asa nk'aho ari kurwana n'imbaraga yindi itagaragara yasaga nk'iri kumushyira mu kindi cyobo. Ibi bintu bishobora kuduha isomo uko turushaho kwegera Imana no gukora ibikomeye mu buryo bwo kugira ngo twererezeho abantu Imana. Isi nayo isa n'idukurura itujyana aho ishaka.
bisa no kurwana intambara ikomeye cyane kugira ngo twimenye abo turi bo, duhinduke uko dushaka kuba. Amahitamo ya Jota sinzi neza nimba ariko ko ari ukuba umutransgenders no guhindura injyana y'umuzika yakoraga akigira muze ari gukora none. Gusa igihari ni ikigaragaza yuko isi iradukurura cyane ku buryo ishobora kudukorera ibyo tutatekerezaga. Uri mu yihe mimerere igoye cyane aho isi isa n'ikurura kandi twereka ibishashagirana ikatuvana aho twari turi itugeza ahari mu byo twakwita nka zahabu. Ese koko izi ni zahabu cyangwa ni ukudushuka kugira ngo tugweyo? Ijambo ry'Imana rirasa nkaho rita agaciro muri iki kinyejana mu buryo bwitwa kugira uburenganzira bwa muntu. Bisa n'ibyatwaye intekerezo z'abantu ku buryo bisaba ubwenge mvajuru ndetse no gusesengura biruseho kugira ngo umuntu amenye inzira ahitamo. Iyi nkuru ya Jota ni inkuru ibabaje mu buryo bwerekeye iyobokamana, kuko ni nk'umunyago wavuye mu iyobokamana wari gufasha abantu benshi ariko wahindutse indi ntwaro ikoreshwa. Hari ikindi kintu kibabaje cyane, kuko abantu n'ubundi bakunze gukorera Imana nyuma bagahinduka baheza rwose bakajya mu mimerere igoye cyane. Yesu yaribajije ngo ese umwana w'umuntu naza mu isi azasanga ukwizera kukiri mu isi? Ni ikibazo nakwibaza. Wabonye uburyo abantu bari kugenda bahinduka bagaca ukubiri n'amahame bagenderagaho y'iyobokamana? Kuki isi isa nk'iri gukurura abantu cyane ku buryo bworoheje? Kuki ubuhenebere buganje kugeza aho umuntu ashobora gukora ibintu tutabasha kwiyumvisha? Uko ubwenge bugwira, iterambere rigwira, ubutunzi ndetse n'ibyo twakwita uburenganzira bwa muntu birasa nk'ibiri kuduta mu rushundura tutabasha kwikuramo. Gusa hari ikintu cy'ingenzi dusabwa mu gihe tukiri mu byimbo byo gukorera Imana no kuba abana bayo yishimira kandi bishimira gukora umurimo wayo. Muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14, maze ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwiza. Uyu ni wo murimo turi gukora kandi ni uw'ingenzi cyane rwose. Wowe hari intambara uri kurwana ikuvana mu byimbo byiza isa nk'igukururira ku isi? Ni iyihe mimerere y'ubuzima wabonyemo busigaye bugoye bw'iki kinyejana ku buryo abantu bashobora kuzisanga nabo bari mu mimerere n'ubuzima bugoye batatekerezaga ko bari kujyamo? Muri comment section nsangiza igitekerezo cyawe. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None ni iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'isanga n'ingoyi, ni agati k'inkubirane mu kugira ngo tugere ku byiza. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Wakoze guhesha agaciro igihe cyawe ugahitamo uyu murongo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza.